byari byambabaje cyane kumbwira ngo ntabwo nwite kandi nwite birambabaza cyane nanjye mbona nta bundi buzima nahitamo kwiyahura nanjye nkapfa nyine nta kundi. Twongeye kubashimira mwese mukurikira The Family Focus. Turabashimiye kandi mukande kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byerekeranye n'umuryango, byerekeranye n'ubuzima bw'umuryango muri rusange birusheho kubageraho. Uyu munsi twabazaniye umutumirwa twabazaniye kwa Clementine. Clementine agiye kutuganiriza ku buzima bwe muri rusange, ariko turibanda cyane ku buryo yabyaye akiri muto, ingorane yahuriyemo nazo. Murakoze, nitwa Nigena Clementine, afite imyaka 20, nabyaye umwana wanjye ufite imyaka 11, ariko ubu tuvugana mfite abana 2. Abo bana 2 kubagira nabagize mu buzima butari bwiza. Clementine wenda buretse turetse gukomeza utubwiye ko wabyaye umwana wawe wa mbere ufite imyaka 11, bishatse kuvuga ko watwise ufite imyaka 13. Byagenze gute? Wenda sa n'uwibuka tuganiriza. Haje kubaho ingorane, mbura mama tigana na papa gusa, ariko nyine ko nasigaye na papa ntabwo byangoye byiza. Habayeho gutotezwa k'umuryango n'umubyeyi nawe ntabwo byari binyoroheye, mva mu rugo njya gukora akazi ko mu rugo, nyine ntabwo byari byiza. Icyo gihe hari muri kangahe? Hari muri 2018 ukaba kumva ntabwo byari ibintu byambereye byiza, byari ibintu bikomeye cyane. Wagiye gukora akazi ko mu rugo agana uturutse he? Nari nturutse hano mu Gatenga njya kugakora Sonatube, nagiye kugakora nuko ndagakora nza gukuriramo nyine ndagaruka mu rugo, ariko nyine ntabwo ari ibintu byari binyoroheye. Aha urigeze mu rugo, wavuye mu rugo n'ubundi utotezwa n'umuryango, uragarutse noneho utwite. Bya kugendekeye bite, ubuzima bwagenze gute? Ntabwo byari byoroshye, ariko kubera ko nta handi nari mfite ho kugana naragarutse, barahanuka bivamo no gukubitwa baranyakira, ariko nta kibazo nasubiye mu rugo ndamubyara nguma mu rugo, nabwo ntibyanshobokera, nabwo ndongera ndahava muri famiye naho bugeraho ndongera naho ndahava njya nanone nsubira mu kazi ko mu rugo. Icyo gihe umwana yari hehe? Se wamujyanye mu kazi ko mu rugo? Namusize hano mu rugo. Wenda umwana akenera ibintu byinshi, iyo umaze kubyara umwana akenera, nawe ubwawe ukeneye byinshi, ukeneye konsa, ukeneye kurya neza, ukeneye kwambika umwana, ukeneye kumuvuza. Byagendaga bite? Aho ngaho nabwo hari aho papa yamfashije, nawe yambereye umubyeyi, ibintu by'umwana arabimenya, no kurya aratumenya, ariko nyine ntabwo biba byoroshye, ariko byarakunze kubera Imana. Papa wese nta kintu yagufashaga? Ubundi papa we yari mu ntoki? Papa we yari umusore twahuye nyuma y'icyumweru, muri icyo gihe ndikumva harimo expo, arambwira ngo tugiye kujya muri expo ntitwahagera, arambwira ngo tugiye iwabo, turagenda, agiye koga, tugezeyo arakinga, bibaye gutyo nyine turaryamana, ndangije ahita ncika, aragenda kuvuga inama nongeye kumubona. Iwabo harahagana he? Iwabo bari batuye hano Gikondo. Wari uzi iwabo se? Nta nubwo wigeze wenda ujya kumushakirayo? Nagiye kumushaka ndamubura, mubuze naho muboneye, umwana afite amezi 6, araza aramureba, arangije arataha, nyuma nza kumuhamagara, arambwira ati umwana ntabwo ari uwe, nzashaka undi papa w'umwana ndamwihorera. Ese ntabwo wigeze utekereza hari uburyo butandukanye bwo gutuma wenda papa amenya ko umwana ari uwe, cyangwa wowe ukamwemeza? Harimo kunyura mu mategeko, bikagira naho rwose baba bapima icyitwa ADN ukareba isano.
nta wigeze ubitekerezaho? narabitekereje bo mu rugo papa arabishaka ko bamufunga, tugiye kumureba iwabo baramucikisha turamubura, ariko nyuma nyine twaje tumubonye ariko ntabwo twagiye kubyirukankamo kuko papa yahise ambwira ngo nimwihorere mwiturize nyine umwana ubwo yabaye uwa papa, ndamwihorera nuko nyine dukomeza ubuzima. Umwana se aranditse kugeza ubu? Umwana ntiyanditse, yanditse kuri papa ntabwo yanditse kuri se, yanditse kuri sekuru wiwe. Ukabumva se wenda nta ngaruka byagira, ntacyo ubitekerezaho? njye mba numva nayo nose ko yamaze kumwihakana, kandi nyine umwana akaba yari akeneye mituweli, akeneye nyine ikintu kigaragaza ubwishingizi, papa amwiyandikishaho abajya babona uburyo amwishyura mituweli. Ubu ngubu umwana wawe wa mbere afite igihe kingana iki? Ubu ngubu afite imyaka 4. Afite imyaka 4. Ibya papa we warabyihoreye, warabyibagiwe? Ibya papa we naramwihoreye, turanabura rwose ntitugire n'icyo tuvugana, agakomeza nanjye nkagenda. Ubu musigaye muhura? turahura akagenda nanjye nkagenda, nta kintu twavugana. None se ufite undi mwana wa kabiri, byagenze gute kugira ngo umubyare, cyane ko wari warangije no kubona ingaruka noneho z'ibyabaye mbere? Umwana wa kabiri nari ndi mu rugo, papa azana undi mugore aba muka data wacu, ariko nyine ntabwo twabashije kumvikana. nafashe inzira njya kwa mukuru wanjye Murambi, njya kubayo avuga ati wenda niho nzagira umutuzo, kubera ko ntabasha kumvikana na muka data, ejo tutazanarwanira mu nzu, kubera ko yavugaga ko ugiye muhemukira. ndigendera ndagenda mbaho ngaho kwa mukuru wanjye mpabaye. ubwo ngubwo hari umuhungu bari baturanye iwabo w'umuyisilamu, nawe njya muri iryo dini ry'abisilamu, turakundanye nyine biri aho, nawe ariko ab'iwabo n'iwabo banzi. tumaze gukundana ngeraho nyine ndatwita, ariko ambwira yuko azamfasha tuzanabana n'iwabo babizi, ariko nyine nyuma haza kuvamo ikintu cyo kuvuga, abantu nyine barateranya barababwira, bakamubwira ati Clementine ntabwo atwite, arakubeshya. dushwanye nshaka kwiyahura, biranakomera cyane. Iwabo nyine bahita bavuga ati uyu mukobwa ushaka kwiyahura ejo yazaniyahura, bakagufunga akaguteza ibibazo, rekana nawe. ndababwira ati rero sasa umuhungu wanjye arimo arashaka kubonera nawe, muga ati simwite ngenda twite, tugende kwipimisha. tujyayo basanga inda ntabwo igaragara, ariko njye nkaba naramubwiye ati turiya dutesite njye ntabwo tujya tumupima. umuhungu ntiyabyumva, ndamwihorera ngera aho ngaho ndatwita, mbuka kwa mukuru wanjye, maze kuhaba ndakomeza ndatwita, agera aho inda arayibona ko igaragara. mu bushobozi yari afite yamfashije bikeya ngo ibikoresho by'umwana, ariko iwabo ntibabikunda, bikaba nyine ibintu birebire. nuko mukuru wanjye nawe ageraho aramaga, burya n'ibiriho abandi bagera bakaguhaga, nambwira ati taha ujye mu rugo, wongera ngaruka mu rugo gutyo. Icyo gihe ubwo umwana wa mbere afite igihe kingana iki? icyo gihe ni ejobundi, yari n'ubundi ubu ngubu yagize imyaka 4 n'igice. Ufite imyaka ingahe ubu? Nagize imyaka 20. Uvuga ngo ufite imyaka 20, ufite abana 2. Bimeze bite ko ufite abana 2? Ese ubatunga ute, wifata ute? kuba mfite abana 2 na ba se babo nta kintu bamariye, byitwaramo nyine gake. nabona n'uwo muntu umbwiye ngo ngwino njye kugufurira, nkagenda, niba ari icyo gihumbi amaye nkakibika, kubera ko umwana mutoya akenera amavuta, akenera isabune, akenera pampa, ibyo ni ibintu byose umwana aba akeneye. bagerageza nyine uburyo kibyitwaramo, cyangwa n'uwo mukuru ejo yakenera inkweto zacitse. ariko nyine kuba ndi mu rugo mfite abana 2 ntabwo aba ari ibintu binyoroheye,
bazwa ku nkeke ariko nyine nta kundi. none se nta kintu ujya wicuza? Ndabyicuza, kwicuza ntabwo byabura, kandi nanone ntabwo watangira nyine icyaje cyashatse kuza, kimwe yuko n'abana ejo bambera umugisha cyangwa nk'uko Imana ibishaka, ariko nyine kwicuza ntabwo byabura. nanjye nyine narakosheje kwizera umuntu ejo akagutenguhayo, ni ibintu nyine biba bikomeye cyane. Clementine uracyari muto, ufite imyaka 20, ese warize ugeze ugarukiriza hehe? Izingera mu wa gatandatu niho nagarukiye kubera ko mama yahise apfa, nsigarana barumuna banjye kubera ko yari apfuye asize umwana w'imyaka 3, aba ari njye umurera. Umusaza wanjye uhari mu rugo ni ikiragi, ni mukuru, ubwo rero niwe mukuru unduta, ubwo rero nta wundi yari abasibye ishuri, nahise ndivamo nsigarana abo bana. Uracyari muto, ufite imyaka 20, warize ugarukira mu wa gatandatu w'amashuri abanza, ufite n'abana 2, wumva ejo hawe hameze hate, uhapanga ute? Ngiye ejo hanjye ko nagiye numva ko hari imishinga myinshi ifasha abakobwa babyariye mu rugo, numva ko umwana amaze kwigira hejuru nagenda mu myuga nkajya nko gushakamo n'ikintu nakora kugira ngo ejo nanjye nziteze imbere, ejo umwana atazandagara cyangwa azajye gusaba kandi yitwa ko afite mama wiwe. Wumva se ari nk'iki wenda wakwiga? Tuvuge habonetse nk'umuntu w'umugira neza akavuga ati reka wenda uriya mwana mufashe gutegura ejo heza hazaza, wumva wajya watekereza iki? Njye mu bintu bibiri natekerezaga nko gusuka cyangwa kwiga kudoda, ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko cyangwa gukora n'inkweto njya numva bifasha, hari abakobwa benshi bifasha kandi bikabagirira akamaro, usibye ko atari iyo myuga gusa, ariko nyine umuntu ahitamo umwe yakora umva ejo uzamugirira akamaro. None se wenda hari abandi bana benshi abakobwa bandi babyaye ku myaka yawe, ni nk'iki wababwira, wabasangiza iki, ubuhe butumwa? Abakobwa batari babyara, reka duhere ku babyaye. ku babyaye nk'abakobwa nkatwe tuba twarabyariye mu rugo, ubundi bagira ahantu bahurira bakungurana inama bakaganira, kubera ko bose baba barahuye n'ubuzima butari bwiza, cyangwa wenda hari abo binahinja simbizi, ariko nyine tukaganira ku kintu cyabateza imbere, tugahurira n'ahantu hamwe tukareba nyine ikintu ejo kizatwubakira ejo hacu, ejo n'ejo bundi ukabona amafaranga yo kwigurira umwenda wo kugurira umwana wawe cyangwa inkweto, nawe ukabaho mu buzima bwiza. Noneho rero ku batarabyara wababwira iki? Ku batari babyara nabagira inama, ntabwo biba byoroshye pe, kubyara iwanyu ntabwo aba ari ibintu byoroshye, aba ari ibintu bikomeye. Nabashishikarira nyine kudashukwa, kutagwa muri ibyo bishuko by'abo basore baba batubeshya, ngo ejo bazagutunga batagutunze, bamaze kugutera inda bakigendera. Bakanababwira kwifata, kuko kwifata ni byiza, kandi tukanihagararaho, kuko kwihagararaho biduhesha ishema. Wenda hari akandi kabazo nshaka kubaza, ibuka muri ubwo buzima bwose wanyuzemo nk'igihe wigeze kubabara, wumva urababaye, byagenze bite? Byari byambabaje cyane, kumbwira ngo ntabwo mwite kandi mwite, birambabaza cyane. Nanjye mbona nta bundi buzima, nahitamo kwiyahura nanjye nkapfa nyine nta kundi. Ibyo bintu byarambabaje cyane. Ariko ahandi ha kabiri hambabaje ni kuri papa w'umwana wa mbere, nawe yarambabaje cyane, kugira ngo mbwire ngo ndatwite, nimara kumubwira ngo ndatwite mubure nawe tugiye kumurebera bakamucikisha. Ntabwo nyine aba ari ibintu biba byoroshye, birababaza cyane kandi bikanakomeretsa. Ni bande bamucikishaga? Ni iwabo bamucikishije, kandi urabona nk'umwana gukura atazi papa aba ari ibintu bibabaje. Ejo arakura akakubaza ngo papa ni uwuhe, ukabura nyine icyo umusobanurira, aba ari ibintu bibabaje cyane. Noneho ugerageza rero kurenga ibyo byose gute? Ibyo
byose ngewe kubirenga isomo nararibonye narikuyemo. Ubundi niyo ubyaye inshuro ya mbere ntukuremo ubwenge warabyariye iwanyu ukabyara iya kabiri ndi kumva ubwa gatatu utakongera rwose, kubera ko ntabwo waba warabyariye mu buzima bwiza, uba warabyariye mu buzima bubi. icyo utajya utekereza wenda se nko kuba waboneza urubyaro. kuboneza urubyaro nararuboneje kubera ko abana babiri nabo barahagije. ntabwo ubwo buzima ntabwo nabukomeza. ni nk'iki wenda wafasha abagira neza, leta cyangwa abandi bose bashobora kureba iki kiganiro? icyo nabafasha nabasaba nyine ko badushyigikira nk'abakobwa nkatwe tuba twarabyariye mu rugo, bakareba nyine nk'ikintu cyatuma dutera imbere natwe tugashaka ibyo dukora bakabidufashamo. murakoze. Murakoze.